umugabo n'umugore gutya badasengera mu rusengero rumwe ku ruhande rwanjye tudashingiye kuri maturity mushobora kuba mufite mugakiza n'ibindi njye mbona atari byiza. Hari n'uzavuga ati se kuba uzutwara amaturo menshi kubera ku ikanisa ajyanye kubera ko bazaguma kubaka ifaranga none nejo iryo kanisa ni ikanisa nyama mugira imishinga myinshi kubera ko mugira amaproje menshi ku ikanisa ajyanye ukumva abantu mu by'ukuri badasengera hamwe barashobora gupfa ibintu byinshi bitandukanye kandi bivuye bitari bibi zitari impamvu mbi ariko kubera ko bisanze batabana aho hantu batarererwa ahantu hamwe ni ikibazo. Hello, muraho neza mumeze mute? Tubahaye ikaze cyane abantu mudukurikiranye kuri Fast Service Podcast. Turabakumbuye. Twishimiye kuba hano muri session y'uyu munsi. Turashimira cyane abantu badukurikira, turashimira abantu bakoze subscribe. Muri abantu basobanutse cyane. Turashimira abiyandikishije kuri channel. Barasobanutse. Turashimira abantu bandika comments, turashimira abantu ba sharing ikiganiro cyacu n'ukuri turabibona kandi nyine tukumva turabashimiye mu mitima yacu nubwo wenda tutabibabwira buri gihe ariko nyine bidukora ahantu tunezeza. So rero ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi tubane utera agatebe gutya ntujye ku ruhande urebe ikiganiro mpaka kirangiye. I'm sure ko uri bukuremo ikintu kigufasha kandi nimba utarakora subscribe tutaratangira kwinjira muri topics fata uno mwanya uhita ukanda aho ngaho ku buto uri hariya hasi nta segonda rwose bisaba kandi ibiganiro nibikunezeza ushyiremo comment uvuge uko ubyumva dukomeze twiganirire gutya muri ubwo buryo. Ikaze. Urakoze cyane. Abahaye ikaze ndashobora kurenzaho ikintu ndizera ko buri wese yisanze ariko kandi turabizi ko muri umuryango wacu mu by'ukuri ibiganiro byacu murabikurikira. Hari umuntu uherutse kumbwira arambwira ati njewe iyo ndi mu gihe mbese nsa n'umuntu uruhutse ndi mu rugo ikiganiro cyanyu sinshobora kugicikwa. Uwo nguwo n'abandi bose bameze nkawe mu by'ukuri turabashimiye. N'undi uzubibona nyine agakanda agatambuka turabizi ko hari umunsi noneho uzagira amatsiko tukamuruhura ukabireba noneho cyane. So rero tubahaye ikaze. Iyi ni channel yanyu materaniro ya mbere. Turabizi kuko guterana natwe duteranye namwe twese biratunezeza. Muri abantu b'agaciro cyane. Yabahaye ikaze rero nanjye ntago batindira reka mbinjize mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro cyiza. Ntekereza ko wenda muri buze kugikunda nako nsugushidikanya kuko ni cyiza pe. Kuko hari umuntu umwe watubwiye ati mwege kubera iki muzamugomba kuvuga gusa ku bintu bijanye n'imiryango timwoza mudushiriramwo n'ibindi. Ndamubwira ati kabisa ni sawa n'ibindi tuzagenda tubivuga ariko byose bifitiye umumaro umuryango. Ntaco tuzashiramo kidafitiye umuryango akamaro. Yaba iyobokamana yaba ibindi byose bifitiye umuryango akamaro. Gusa kidafitiye umuryango akamaro bino nyine byo muri quartier ho wenda si vuba iryo yerekwa ntaryo turagira ryo gufata nyine amakuru yabereye mu muhana tukayazana. Turarigira ariko turabashimiye ko mukunda ibintu byacu cyane. Okay, ikiganiro cy'uyu munsi ryerekwa kabisa ntabwo turarigira. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twaganiriye inshuro nyinshi ku muryango tuganira ko umuryango mu by'ukuri ni abantu bari hamwe bakorera ibintu byabo byose hamwe baba bafitanye isano ryo mu maraso cyangwa se isano ryo kuba gusaba abana abo bamaze gukora umuryango. Ntabwo nshaka ko tubisubiramo cyane kuko hari uko imiryango yacu ibayeho hari uko namwe imiryango yanyu ibayeho ariko kimwe mu byo tuzi muri character iranga umuryango nuko abantu baba hamwe kandi bakigira hamwe ibyo biga bakanasa baba bafite ibyo basetinze bisa niba ari indangagaciro. Ico nita kibi nawe nico wita kibi kuko twabiganiriye. Ico nita ciza nico nawe wita ciza kuko twabiganiriye. Abo bantu baba barakoze umuryango mu buryo bwumvikana.
so uyu munsi rero hari ikintu dushaka kureba, tuzi imiryango yacu ukuntu iteye, waba uri umumama cyangwa waba uri umupapa cyangwa mwaba muri mwembi mufite abana mwabyaye, ariko hari icyo twita, abanyakenya baza bacita ngo na worship wapi, mbese uzusengera he, where do you worship, ni hewe uzuja gusenga. noneho abantu bakaganira ngo je bakibivuga bwa mbere kubera ko n'icyongereza nticyari cyinshi n'ubu ntikiraba cyinshi cyane, ariko icyo gihe cyari gike cyane. Yarabaje ngo ese ngo nzandamiriza hehe, noneho birabanza kunshanga ati naho kumbe yarambajije aho nteranira aho nzanja gusengera. So rero uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kijanye no kuba wenda waba ufite abana cyangwa ufite umugabo cyangwa ufite umuryango ariko mukaba mudasengera ahantu hamwe. Ikintu cyo kuba abantu bashobora gukora umuryango donc bakaba mu muryango ariko badateranira ahantu hamwe. Swat ukaba ufite abana batatu bakaba basengera muri Zion, hanyuma ukagira abandi bana babiri nabo basengera nabo wenda tuvuge muri Katolika cyangwa muri Restoration cyangwa ahandi muri SDA cyangwa SK Anglican, ayo yose ni community. Mu by'ukuri ku muntu umaze gukura afite amahitamo yo kuba yasengera aho ashaka pe, ariko turebera kuri no ntuza y'umuryango twaribajije ngo ese ni ngombwa ko abantu basengera ahantu hatandukanye, kuko ngewe mbitekereza muri mind yanjye cyangwa se ko ibitekerezo zanje byambwiye, nasanze ari ikintu kitari ciza pe, kubera ko aho muteranira cyangwa se ibyo mwiga naho bisa no kurerwa mukigishwa kandi mukigishwa ibintu bimwe. Iyo abantu bateranira rero ahantu hatandukanye hari ukuntu ubona bisa n'ibirimo akajagari, ko ngewe niba nge nawe nyine turi ababyeyi nta kuntu abana bacu bavuga ngo bo bagiye guteranira ahandi. Mu by'ukuri ni iki bagaye hahandi bari, ariko ni iki bakurikiye aho handi. Noneho ukibaza ati se ibi bintu ni gute, mwebwe sinzi nange icyo mubivugaho cyangwa se uko mubibona, ariko uyu munsi nizo tugiye kuganiraho. None iki kintu wowe uzugitekerezaho iki, kugira ngo tuze gukomeza nawe udukurikiye uzatwandikiraho muri comment tubwire ati nanjye mbibona gutya, kuko hari ukuntu nyine twabonye bitameze neza. So ubibona ute uyu munsi? Okay, mu by'ukuri ntekereza ko wenda njye ninshaka no gusubiza ico kibazo ndagisubiza mu buryo buvuga ngo umuryango ukiri muto, yego, urimo urakura. Kubera ko ubu ngerageje kubitekereza, nyine urimo urakora iyo introduction, sanga hari abantu bafite imiryango irimo abantu nyine bose bakuru bashobora kuba badateranira ahantu hamwe, kandi mu by'ukuri ukabona hari ukuntu nyine bunguka, bikamakinga sense kubera ko bagize amahitamo baramaze gukura. Ariko nabwo ubwo muri iyo setup nge sinshyiramo umugabo n'umugore. Hari igihe nk'abantu tuvuge muri nk'umubyeyi mukuru afite abana bakuru, abahungu be n'abakobwa be bakuru bari hejuru ya 18 kuzamura. So ugasanga umwe ateranira undi ateranira, kuko ari abantu bakuru kandi wenda bashobora kuba banahari kubera impamvu zitandukanye, umwe wenda yatumwe hariya kubera impamvu runaka. Ugasanga mu by'ukuri iyo bahuye nyine baranunguka nubwo batajyanye. Ariko rero ndagira ngo kino kintu tukivugire mu muryango muto. Ubwo muryango muto I mean nyine abantu nkatwe tukiri munsi y'imyaka 10 twubatse kuzamura, dufite abana batarageza nyine iyo myaka tuvushobora kuvuga ngo ni imyaka 18 y'ubukure, bakirerwa nyine umuntu ushobora gushiriraho amabwiriza akayagenderaho. So rero muri ubwo buryo ntekereza ko wenda cyane wenda nko muri Kenya hari impamvu runaka tuzi zituma abantu bashobora kuba badasengera ahantu hamwe, bitewe nuko umwe muri bo ahasengera wenda hari n'akandi kazi afiteyo kandi k'ingenzi. Wenda ugasanga bashobora kuba se bafite utuzi ahantu habiri hatandukanye,
cyangwa se nyine indi mbogamizi iyo ari yo yose ariko nyine ugashaka kubyumva. nidushaka abo bantu bahabeshejwe n'impamvu nk'izo bo tube tubashyize ku ruhande, ariko hari umuntu kugeza kuri none ufite umwana we w'imyaka 5 cyangwa 10 ujye muri nearby church uzuje ahantu papa we atari na mama we, ntubona? cyangwa se ugasanga hari ababyeyi babiri, umugore n'umugabo, bataza baje ahantu hamwe. Okay, ubwo wenda nari mpereye kuri abo b'impamvu kuko turazizi baho tuba tuzizi. Reka tubareke kuko zo zirahari pe, zirahari rwose. So rero ibyo tubivuyeho umugabo n'umugore gutya badasengera mu rusengero rumwe, ku ruhande rwanjye tudashingiye kuri maturity mushobora kuba mufite mugakiza n'ibindi, njye mbona atari byiza, kubera ko nyine nk'uko watangiye ubivuga mu rusengero turarerwa, nyine tujya ahantu kandi nta nubwo twanakwirengagiza ko hano hanze abantu bigisha inyigisho nyinshi zitandukanye cyane, sibyo? kandi umuntu ukugaburira buri gihe bigeraho ugatangira gufata bya bintu avuga nyine ko ariko kuri, kubera kuba waramwemewe waramuhaye authority kugira ngo azajye agufeedinga. Ari umubyeyi wawe mu mwuka, niko tuvuga mu buzima busanzwe. Aragufeedinga nyine, arakugaburira buri cyumweru. Noneho ngasanga wenda ashobora kuba harimo danje kubona umuntu nkanjye ndaje hano bangaburira ibingibi, nawe ujye hariya bakugaburira ibingibi, none duhurira mu rugo, ya connection yacu y'imyemerere yo mu buryo bwo gusenga ijambo ry'Imana, ntekereza ko imyemerere nizihinduka imibereho. Ni ukuvuga ngo iyo ufite uko wemera ibintu ni nakuzubaho, kuko icyo wizera nicyo gihinduka lifestyle yawe. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu utibobaho kimwe kandi batemera kimwe, batiga badatozwa bimwe. So ibyo rero nyine kuri njye ndumva ari ikibazo. Urumva mugaburirwa murya ibiryo bitandukanye bigatuma nyine by'influence imyanzuro yanyu, ko bishobora no gutera n'intambara mukumva ntago muri team. Kuko reka tubivuge gutya, nk'abantu bakuriye muri church, usanga church ubamo irenga kuba ari ahantu uje gusenga ku cyumweru gusa, bakaba umuryango wawe, bakaba abantu bawe. Ni hahantu usanga uba ufitemo inshuti, uba ufitemo abavandi, uba ufite nyine abantu bawe ba bugufi. Rero nk'umuryango cyane cyane twavuze mutoya, biba byiza nyine abo bantu mubasangiye, babazi, babafatiye hamwe, ariko atari ukuvuga ngo umugabo ari ku giti ce n'umugore, none ugasanga nyine no kugongana. Ntekereza ko biraba cyane, nibyo bizara n'amakimbirane. None se niba muba mu makanisa atandukanye, wenda nuko twihuse aho twari kuhagera, ariko reka tuhavuge uko ariho tugeze. Ikiganiro abantu baba bagenda bakiganira, hari igihe kibihutana, mumenye ko cyabatwaye kure. Ariko ngewe kuri none ngiye muri church yanjye, wenda tuvuge ku rugero ntidusengana, baravuze ngo hari fundraising, banciye 10,000 cyangwa 5, sibyo? Ndaje cyangwa se yenda n'igihe tugabura amaturo, kuko mutayajanye hamwe gati baba bara nk'umuryango. Hari n'uzavuga ati se kuba uzutwara amaturo menshi, kubera ku ikanisa ajyanye, kubera ko bazaguma kubaka ifaranga none nejo. Iryo kanisa ni ikanisa nyama, mugira imishinga myinshi, kubera ko mugira amaproje menshi ku ikanisa ajyanye. Ukumva abantu mu by'ukuri badasengera hamwe barashobora gupfa ibintu byinshi bitandukanye kandi bivuye bitari bibi, zitari impamvu mbi, ariko kubera ko bisanze batabana aho hantu, batarererwa ahantu hamwe, ni ikibazo. Ariko aho twari dusayenda n'abihuse cyane. Reka ngewe ngaruke kuco ngewe nsa nunengaho, icyo nenga cyane si n'uburyo bw'imyemerere ngo abo bantu nibabigisha bazabaho gutandukanye, yego icyo nico, ariko hari ikindi. Hariho umugore nako hariho umupapa, sibyo? Umupapa wananirwa gukonvenka umwana we aje gusengera, haba harimo ikibazo. Hagomba kuba harimo ikibazo, kuko umwana wawe utaragera igihe cy'amahitamo, utarageza imyaka y'ubukure, niba ari 18 cyangwa niba ari 20, ni gute yaba yarakunaniye nyine akavuga ko we aje gusengera ahantu ashaka? Kuko kera ahita biragaragaza nyine imbaraga washoye aho hantu, bigaragara ko ari ntazo. Kuko umwana wawe umugiraho ubutwari igihe ataragira imyaka y'ubukure nyine ngo atangire kwifatira imyanzuro. None nimba yarakunaniye akaja kuba umukatolike, uri umuporo,
kandi agifite muri iyo myaka yo hasi, ntiwumva ko hari imbaraga nk'uwe nk'umubyeyi utashoye, hari imbaraga we nk'umubyeyi utashize aho hantu wakabaye warahashize. Okay, no ku ruhande rw'abamama naho ni uko nguko. Ariko reka byose tubikubire mu mugabo turebe, kuko umugabo hari ko bibiri mu defininga, hari uko imuvuga ikamugira nyine umuntu ukomeye muri uriya muryango, ariko akaba ataratanze icyerekezo cyaho umuryango ugomba kuja gusengera, aho bagomba kwisanga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umwana w'imyaka 10 ugasanga mu by'ukuri ntimusengera ahantu hamwe, cyane cyane turetse cy'imyizerere, uko kuntu woroheje ibintu, umwana akaba asengera he nawe ugasengera hawe, ntabwo ari ikintu cyiza, kuko abantu bose bagomba kuba basengera ahantu hamwe, bakabwirwa bimwe. Ikanisa ryagira umusanzu ribashakaho mukawutangira hamwe, kuko muri umuryango. Ariko rero uko korosha ibintu nyine hari ukuntu sigabona nyine abantu freedom, nyine abantu bashaka no kuyihabwa igihe kitaragera, kuko umwana ukiri mutoya ufite imyaka itaragera, nubwo nkoresha 18 ariko hari abashobora kuba bakoresha na 20 sinzi. Umwana utarageza imyaka yo gukura ntabwo ajya yifatira imyanzuro ku kintu nk'icyo ngicyo. Ni umubyeyi, ababyeyi nibo bamubera amaso, bakamubwira ati mwana wacu tujya gusenga, uzatuja gusenga ni gutya, no mu rugo gutangira kubigisha no gusenga bimwe twavuze, gutangira kubigisha akamaro ko gusenga bakiri mu rugo, bataranaja no hanze bakagira iteraniro babaremera hariya mu rugo. Izo zose nyine kubishiramo ubuseriye no gucira abo bana inzira ni byiza cyane. Iyo biretse ukabyirengagiza, ni hahandi utangira kubona umwana nubwo yosengera hariya nta kibazo, twe tuzatwigendera hariya, namwe nimushaka muzoza muje hariya. Abantu bamaze gukura ni sawa, ariko kuri ino stage abana bakiri batoya mu by'ukuri ni ikintu kitari cyiza. None se ntuzi, ahubwo urabivuze bituma ntekereza, hari ahandi usanga wenda tuvuge nimba nk'urusengero ababyeyi basengeraho ruri kure, abafite nk'abana bato bari no munsi y'imyaka 5, nimba wenda bafite nk'umukozi ubasigarana mu rugo, kambwira ati twebwe rero hariya tujya ni kure, kandi haba hari amanama, haba hari ibiki, none wowe ujye ufata abana nyine juste mujye mu rusengero ruri hafi aho. Tumva ko icyo nashari ikibazo, urumva mujye hariya ruri rusengero. Nk'abanyakenya nyine bigira n'insengero nyinshi, ntago uzi ibyo bigisha, ntago uzi ibyo bavuga, ntago uzi ibyo bizera, ariko nyine abantu ukavuga ngo bagiye kureresha abana, ukavuga ngo muze muje ngo hariya, noneho kabiri kanga umwana yataha mu rugo ukumva arimo arakubwira ibintu, none batsema ibyo noneho wabyize he ukabyara ibyo bintu nyine babibabwirije gute? So utumye mbitekereza, ayo ni amakosa nyine umwana wa mugana umuntu akirera uba ugomba kuba. Ariko nanone ikibazo kikaza, ese nyine uwo mugabo izo ntege nke yazigize, ariko ubundi mu by'ukuri nanone uribaza dushingira kuki duhitamo ahantu tujya gusengera? Kuko nimba nawe ahantu uri nta kintu nyine ufite uhaca, uhakura kabisa, wumva c'ingenzi udakeneye gutakaza. Kuko iyo umuntu afite ikintu c'ingenzi wumva ushaka kugiha umugore wawe, abana bawe, wumva nyine mwese ari aho ngaho mugomba kuvoma. Ariko nimba gusenga ari just kubera ko ari ku cyumweru, ntago ku cyumweru abantu birirwa mu rugo bagomba kujya gusenga, nyine muzigabanya n'abana, ubona ari ibintu bifitemo akavuyo. Ariko nimba abantu bavuze ati hano hantu hari ijambo nyine ntekereza ko ari iry'ukuri, turimo turakura nk'umuryango, ibi bintu numva nkeneye ko ariko ngombwa ko abana nabo bibakuza bagakura babyo ari byo biga. Nkeneye ko ariyo myumvire n'imyizerere abana banjye bakiri bato bakurana, yewe nyine ntibazagira n'ibindi bintu n'abadistractinga hari imbere. Aho ngaho ntago uzemerera umwana wawe freedom yo kujya hariya, ariko mu gihe utaragira ikintu ufashe ngo uvuge ngo iki gisobanuye iki, mpashimye iki mpagaye iki, ntekereza ko nyine niho handi usanga n'ubundi tubareka. Okay, twatanga inama yo kuvuga ko abantu mu by'ukuri kuba mushobora kugana urusengero rubaha ijambo ry'ukuri ni byiza, ariko kandi nidushaka tuvuge noneho ko mwayobye, nimba muyobye ni muyobe mwese, nta kuvuga ngo umwe yagiye aha undi ajanga, kuko uyu mwana umubereye maso uri umubyeyi, ntaragera igihe cyo gutangira kwifatira imyanzuro. None aha tuvuze ngo twe dusengera kure ngo ariko ngo rega ntitunavuga sore ko guca mu ijambo, ntitunavuga n'ibyo ngo byo kuyoba cyangwa ijambo ry'ukuri, ibyo biterwa n'ibyo wowe wahisemo nyine. n'uwayobyega wowe ushobora kwita ko yayobye, wazi ko n'ubundi ahajya ari mukuri. Rero uko kuri nagushyire mu bana. Izo rero tureke kubyinjiramo iby'imyizerere, kuko yo iratandukanye
reka tubwire umuntu gusa ngo jyana n'abana bawe n'umudamu wawe cyangwa n'abandi nimuntu ahinduka muzahindukire muzafatirwe hamwe nimba muzoba abayisilamu nimba muzoba abakatolike nimba abayehova nza nkunda kubona abayehova bagenda baca mu bantu bababwiriza niba aramuka mwumvisha abayehova mukabona barabahinduye ni sawa mugende muje mu bayehova ariko muje muri umuryango kuko ikiri kuba kibi hano n'umwana wari ugutezemo ko ari wo mubereye maso none wamuretse karagenda ahabonye hose kubera ko utamubereye maso so rero kino kintu mu by'ukuri umuntu waba urimo kugwa muri iryo kosa ari kuvuga ngo uyu mukobwa ngo reka ngo azajana ngo n'abana ngo hano hagufi hatwegereye ngo twe tuja kure aho kure muza muja hatari abana ni kure nyabaki muzoza mujana y'abana nimba mutajanye y'abana mwese muzohinire hafi musengera aho ngaho Imana iba hose kandi wenda uko kuri yanakubaheraho muri umva rero hari umukobwa w'umuhanzi narimo ndakurikirana ubuhamya bwe nimba rejo bundi nyine ari kuvuga ko akunda kubaza wakuriye he wakijijwe ryari nyine aravuga ati njyewe ati wacu kabisa mama na papa barasengaga atariko ntago bari babavyeyi bakubyutse uri umwana ngo ujya gusenga ku cyumweru ati wabishakaga waragendaga utabishaka ntugenda atariko nyine nza kugira Imana ku myaka yanjye mito kabisa one of the uncles aza kudusura ambwira ijambo ry'Imana numva nyine arambwiriza numva mbaye curious nshatse nanjye nyine navuga ko ari bwo nakijijwe so icyo mbivugiye ibyo ni iki noneho ndibaza ese nubwo gukura tujye mu rusengero atari ibyo bisobanura ko twakijijwe atari ibyo bisobanura ko nyine twakiriye Yesu ubuzima bwe ariko se mu by'ukuri ntihari icyo bifasha nanone ntekereza ko iyo coolness dushaka kuzana nk'ababyeyi kumva urabwira umwana ngo jya gusenga nimba ubishaka cye umwana w'imyaka 5 se azi icyo ashaka n'icyo adashaka w'imyaka 10 tarabimenye ko umwana w'imyaka 5 kumuhereza amahitamo ntago uri kumwica ukoza amakosa kuko iwe aracagutezemo umurongo igihe azagera cyo gukoresha amahitamo kirahari ariko muri kino gihe gitangira ni yawe umwana rwose uri munsi y'imyaka 18 niyo y'ubukure leta yashyizeho nyine abakiri muto mutware Imana ifite inzira nyinshi ntago bivuze ko mu rugo itahamusanga ariko byibuza gerageza umushyiremo niyo nuko gushaka kumenya nimba ari n'iryo jambo azumva bino yumva ashaka kumenya kurushaho asome Bibiliya kurushaho yumva ashaka kwichallenginga bitewe n'ibyo yahawe ariko ntago azaba yicaye nta na kimwe afite biragoye cyane nyine azakora ibindi bimuri hafi so rero ntekereza ko amahitamo freedom ni nziza ariko freedom nyine ihabwa umuntu ugeze igihe cyo kuyihabwa iyo uyihaye umuntu utaramenya kuyikoresha uba urimo uramwica uba urimo uramwangiza nuko nguko ntago dushaka kubivugaho ibintu birebire gusa tubahaye izo nama z'uko umuryango ube munsi y'imyizerere imwe abantu bizere cyo kimwe muramya Imana imwe nimuramya n'Imana wenda dushobora kuvuga ko atariyo nabwo mugende muri umuryango kuko nta kundi nyine byagenda niho bizaba bigize gusa turabifuriza kuba mu makanisa abaha uburere bwiza ariko mugende nk'umuryango ureke gutatana ngo abantu bagire ibitekerezo bitandukanye ngo nje mba kwa runaka ubu nyine amakanisa asigaye banahita amazina y'abayayoboye ati nje nsengera ngo papa na mama ngo baba kwa runaka ngo naho twe ngo tuba kwa runaka izo rero mu by'ukuri ntabwo ari ikintu ciza mu by'ukuri ni ikiganiro kigufi dukoze ariko twizere ko kizakugirira umumaro kiba challenging babitekerezeho muvuge wenda nimba se bitari ngombwa ntacyo bivuze kandi nimba wenda wumva hari aho warutangiye gutanga freedom zitari ngombwa nabyo nyine ubishyiremo akabaraga cyane cyane nk'abagabo rwose cyane umuhatubere sawa wakoze cyane urebye ikiganiro kugeza kirangiye please make sure you subscribe share comment like sangiza abagenzi bawe tubwire koga kandi usobanura ibyo mvuze tubwire ibyo wumvishemo hano hari hepfo muri comment naho ubutaha mugire ibihe byiza